Hello muraho mumeze mute, nizere yuko mumeze neza cyane, amahoro y'Imana ari kumwe namwe, ibintu ari uburyohe Imana ibarinze. Nizere yuko rero aho muherereye mumeze neza cyane, kandi mukaba muri guhumeka amahoro. Gutunga amafaranga rero ntabwo bikiri ibanga, nicyo kiganiro tugiye kubakorera. Ni ukuvuga ngo gutunga amafaranga bifite steps cyangwa se bifite uko amafaranga agerwaho, sibyo? Uko bikorerwa, nicyo kintu nshatse kugira ngo mbabwire, nicyo kintu nshatse kugira ngo mbereke cyangwa se mbasobanurire kugira ngo ibintu bigende neza cyane. Abantu benshi bakomeje kuvuga bati ibintu bikomeje kuba agatereranzamba, ntabwo amafaranga ari kuboneka, n'iyo abonetse ntabwo agira icyo amarira umuntu. Ariko ndagira ngo nkubwire yuko gutunga amafaranga ntabwo byizana, utazabona abakire cyangwa se ukabona abandi bantu bafite amafaranga cyangwa se bafite ibyo batunze, ukumva yuko gutunga amafaranga ari ibintu biri aho ngaho byizana. Oya, gutunga amafaranga ntabwo byizana, ahubwo gutunga amafaranga biraharanirwa kandi birakorerwa. Ese bigenda bite? Iryo banga mutazi, icyo kintu mutazi, nicyo nshaka kugira ngo mbabwire. Hari benshi rero bahita bibaza bakavuga bati ese wowe kuri kutubwira gutunga amafaranga urayafite? Icyo ni ikibazo kandi koko buri wese yakibaza, ntabwo ndakibasubiza byimbitse kuko nta muntu uvuga ngo mfite amafaranga cyangwa se ntayo mfite, ntawisebya ntawivuga nabi. Ariko ngewe icyo nshaka kugira ngo tuganireho ni ukugira ngo tuganire uko watunga amafaranga, ubwo namwe ikindi murakisubiza, sibyo? Ndumva rero ari byiza cyane. Niba warakoze subscribe turagushimiye, niba utari wayikora menya ngo uri guhomba. Iyo wakoze subscribe dushyiraho ikiganiro kigahita kiza kikakugeraho, iyo utayikoze ntacyo ubona. Noneho iyo wayikoze kikakugeraho uraza ukakireba, cyangwa se waba udafite umwanya wo kukireba ukavuga uti ndaza kukireba mu kanya hagera ufite umwanya ukakireba, kugira ngo ibintu bigende neza cyane. Ibiganiro byacu rero ni ingirakamaro, ibiganiro byacu bihindura ubuzima. Iyo bwari bumeze nabi bukamera neza, iyo bwari bumeze neza bugahinduka neza cyane kurushaho. Icyo nacyo ni ikindi cyumvikana. Wifuza rero kutugisha inama cyangwa se kutugezaho igitekerezo, hari ikintu ushaka kutubwira, nimero yacu ni 0788 47 40 51, 0788 47 40 51. Noneho ukaba wabasha kutugisha inama cyangwa se kutugira inama, ukaba wabasha kutwandikira kuri WhatsApp ukagira icyo watubwira cyangwa se watugezaho, nuko ibintu bikagenda neza cyane. Ngaho kora subscribe rero kugira ngo tubashe kubana neza muri iki kiganiro nta mbogamizi. Gutunga amafaranga rero ntibikiri ibanga, mwabantu mwe reka mbabwire mubyumve neza cyane. Niba ufite intego zo gutunga amafaranga, menya ibi bintu ubigendereho, umenye uko witwara, umenye uko wabigenza. Tips cyangwa se ibintu ngiye kukubwira, nubigenderaho nubikurikiza uzabona amafaranga. Ikintu cya mbere, niba ubona ukora bihagije uko bishoboka, ariko ukabona amafaranga araguca mu myanya y'intoki, urayabona akagenda, wagerageza gushaka ibiraka ukabona biranze mu buryo bidasobanutse kandi wari waragerageje, nta kintu na kimwe utakoze gishoboka ariko bikanga, menya ngo wararuzwe. Icyo nticyumvikana, menya ngo wararuzwe. Ese ni iki wakora iyo bimeze bityo? Iyo bimeze bityo urivuza. Icyo nticyumvikana, urivuza
cyangwa se ukivura, kuko dufite imiti myinshi twagiye tubashiraho, urayireba ukivura cyangwa se ukatuvugisha tukagufasha, cyangwa ukavugisha n'abandi baganga bakabasha kugufasha, ibintu bikagenda neza cyane uko ubyifuza. Icyo ni icya mbere. Ikindi cya kabiri ni ukuvuga ngo kugira utunge amafaranga ni uko bisaba kugira ngo wizirike umukanda, wihambire. Niba ukoreye amafaranga 10,000 ukaryamo 8, ukaryamo 5, se wizigamiye angahe? Wizigamiye angahe? Ese ni ikihe gikorwa uri gukora kigaragaza ko nawe ufite amafaranga cyangwa se uyatunze, ejo bundi wabonamo amafaranga? Icyo ni ikibazo. Kibaze nanjye nkibaze, nawe ukibaze nanjye nkibaze. Ku ruhande rwanjye, ese ni iki nkora gisa naho mbikamo amafaranga, ku buryo nawe mfite amafaranga menshi cyane, kugira ngo mu gihe runaka ikintu nakoraga nimuke njye ku kindi kirenzeho? Ni ukuvuga ngo gutunga amafaranga ugomba kumenya yuko ari ukumanza kumenya kuyafata ukayakomeza, ntuyasesagure. Iyo ni indi ngingo mugomba kumenya. Ikindi rero sasa, gutunga amafaranga bisaba ibitambo. Ibitambo bimeze bite? mu byumve neza cyane. Niba uzi yuko ukunda kuryama ugasinzira, ko Bibiliya tubwira ngo ubiba ibitotsi asarura ingonera, wagakwiye gukora muri ako gahe, muri icyo gitondo ryawe. Ese wewe ushaka amafaranga mu buhe buryo kandi nawe ubwawe bwite udashaka kuyakorera? Icyo si ikibazo. Ikindi, niba uzi yuko kugira ubone amafaranga bisaba kugira ngo umanze washora, niba udashora wumva yuko uzayakura hehe? Icyo ni ikindi kibazo. Hari ibintu byinshi ugomba kubanza wakemura kugira ngo nawe ubashe kugera ku mafaranga. Iyo si iyindi ngingo, ni iyindi ngingo. Noneho rero sasa, ikindi mwagakwiye kumenya ni ugutekereza byimbitse. Niba wari woroye inkoko ukareba ukavuga uti se aya magi ndi gukuramo ko ndi kuyacuruza kunguka 50, ni iki nabasha kuyakoramo akunguka igiceri cy'100? Cyane uwuhe mushinga nabasha gukora urambye? Njya nkunda kubwira abantu nti nubwo mfite ibyo nkora bikanyinjiriza, nkagerageza bishoboka kose, ngomba kuzabaho ntunze uruganda. Uruganda ni ikintu cyikora, ni ikintu kiri well managed, ni ikintu kukimanaginga byoroshye kibara. Jya ugira inzozi ziri wise, zirenze hirya, zagutse, sibyo? Mu byumve neza. Niba rero ushaka gutunga amafaranga ukabona byaranze, utari umunebwe, waragerageje gukora bishoboka kose ariko bikanga, ikintu nakubwira ni iki ngiki: ivuza. Nurangiza kwivuza ukomeze ukore, ushiremo imbaraga, ushiremo umwete. Nkubwiye yuko ibintu bizagenda neza cyane, kandi ukabibona, ukaduhamagara, ukadushimira, ukavuga uti Ngabo Empire yubahwe, Ngabo uri umuntu w'agaciro, Ngabo rwose ukwiye soda, ukwiye ibi n'ibi, kubera yuko watwigishije bishoboka. Ngaho rero gerageza nawe ushake ukuntu wakwaguka mu mufuka, uteko uzaba ari wowe usaza uri gusabiriza cyangwa se uri guherekeza abandi. Amahoro y'Imana rero abane namwe. Niba warakoze subscribe nyabona turagushimiye. Niba utari wayikora, ikintu cyo gihe cyo kugira ngo uyikore, ibiganiro byacu bigiye bikujyaho buri uko tubishizeho. Ushaka kutugira inama cyangwa se hari igitekerezo ushaka kutugezaho,
nimero yacu ni 0788 wanatwandikira kuri WhatsApp kuri 0788 amahoro y'Imana abane nawe. Ariko nyabona ujye uzirikana yuko ibi biganiro tuba dushiraho ntago tuba turi kwikina, nta nubwo tuba turi gutera baraza, ahubwo icyo tuba dushaka ni ukugira ngo ubuzima bwawe buhinduke nawe bumere neza. Ngaho kandi subscribe.